Tugiye kugaruka ku bintu bitandukanye mu bijyanye n'insengero muri rusange. Amaturo ajya he? Ese icya cumi n'amaturo bihabwa Imana? Ese Imana ni umuntu muri rusange? Ese ni ukubera iki bavuga ngo Imana ifasha uwifashije? Ese ni ukubera iki turi buze kugaruka impamvu urusengero baruhaye tini namba rusigaye rusora? Ese ni ukubera iki turi gusobanura bino bintu? Niyo mpamvu nanjye ndi hano kugira ngo mbasobanurire, ariko kora subscribe kugira ngo mbasobanurire bino bintu. Turahera ku mafaranga abaturage batura mu rusengero, aribyo bita amaturo. Uratura ukabona pasiteri aguze Range Rover, ukabona pasiteri yubatse inzu ya kadesitara muri rusange, kandi wowe utuye mu manegeka cyangwa utuye mu nzu yenda kukugwaho. Ni mu gihe pasiteri yubatse akageretse cyangwa yujuje akageretse, afite imodoka nziza ya Land Cruiser imeze neza ya miliyoni 100, wowe ukiri hahandi hasi. Mu gihe baba bakwizeza ngo senga Imana nawe izaguha, buriya nutanga 1000 Imana izagukubira kabiri. Ibyo bintu abantu benshi ntabwo babitekerezaho cyane, kubera yuko baba barabaswe n'amashengesho cyangwa barabaswe n'ibyo abapasiteri bababwira muri rusange. Ni mu gihe amafaranga abapasiteri bahabwa cyangwa y'amaturo, ni mu gihe ushobora gutura amafaranga agera mu 2000 by'amafaranga y'amanyarwanda ukayatura mu rusengero, kandi ayo mafaranga bakayafashisha umuntu ushonje uri hanze muri rusange. Ubwo nibwo bukoze igikorwa cy'Imana kurenza bya 2000 utuye mu rusengero. Ariko nta kibazo, turaza kugaruka rero mu bijyanye n'imiturire. Ese amafaranga ahabwa nde? Ese amafaranga ajya, nuvuga ngo aya maturo muri rusange iyo bayatuye, aya mafaranga abapasiteri barayabara. Nyine haba hari abantu bashinzwe kuyabara, ariko nabo barayabara muri rusange bakareba yinjiye uwo munsi. Ayo mafaranga rero yinjiye barayabika. Muri rusange iyo hari ibikenewe kubaka urusengero bayubakishamo, ariko ayasagutse abarayabo barayibikira mu mifuka yabo. Ntabwo ndi bukubeshye, insengero z'iki gihe zabaye nka business. Ni ukuvuga ngo muri rusange umuntu aratura amafaranga 200 cyangwa agatura amafaranga 500, ukajya kureba ukabona pasiteri akorebye nabi. Muri rusange reka ngiye nkwereke, sibyo pana nyine ngeza jya mwazino nsengero zo ku giti cyazo ziba zikorera, sibyo izi zidafite ibyicaro byinshi, ubusanga ngo na Agape, ngo ni Jerusalem, cyangwa ngo ni izindi zigiye zitandukanye nk'izo ngizo. Ugenda uture igiceri cy'ijana, ugenda ubona kiraritse gutya, urebe kuntu bakureba my friend. Nibwo uzagaruka umbwira ati koko wa muhungu ibyo yavugaga ni ukuri. Ibyo mbabwira biba ari ukuri, kandi aya makuru aba yizewe gatanu ku kandi. Rero ni ukuvuga ngo aya maturo barayirira, abapasiteri muri rusange barayirira, akabahindurira ubuzima bagakira, nyine bakagenda bagakira. Murabizi ko runo rusengero rwa Nuze rwa Julienne ruheruka gufungwa muri rusange. Nirwo ngiye kubanza kubaho urugero. Ase ni mu gihe umuntu abatiza abantu basanga bangaye bose bakagagara muri rusange. Riba rura rusengero si barufunze se? Nyine bakubita ingero nyinshi kugira ngo mwumve ko amakuru aba yize. Rura rusengero narwo barufunze kubera imyuka mibi yari yararuteye. Rura rusengero ntago muri rusange ntibasengaga Imana, nyine bari bafite indi myuka mibi ituma abantu baza pe bakajijisha ngo ni Imana. Ariko Imana, buri Imana hari ibintu mukora Imana ikabihora, ariko buri Imana igiye iguhana yihanukiriye pe. Niyo mpamvu tuyita Imana. Imana ireba ikintu kigiye kugwa ikagihagarika. No kuvuga ngo Imana ireba ikintu kigiye kwica umuntu ikagihagarika mu magingo mashya kitaragira kure. Ni mu gihe rero yahagaritse ibyari byagombaga kuba bitaraba muri rusange. Ubu ngubu bikaba yarahagaritse ibintu byagombaga kuba, cyangwa nka kuriya ibintu byari bitangiye kugaragara. Satani yari atangiye kuganza abantu. Niyo mpamvu rero Imana isihagarika biriya bikorwa byabo bakoraga, irabihagarika burundu. Ubu ngubu urusengero rwa Julienne rukaba rwarafunze burundu, rutazongera no gufungura. Urwo ni rwo rugero nabahagarira. Mu gihe abapasiteri ano mafaranga muyabaha bakayikoreshereza ibikorwa byabo, bakiyubakira, bakagura amamodoka meza bakagendamo, mwebwe namwe mukaza bakabasengera muri rusange. Mu gihe usenze Imana yari gufiteho umugambi ewana, nawe ukagira icyo ubona. Ariko muri rusange kintu mbashe kubabwira ngo nimba wari ufite gahunda yo gutora 100,000, nyaboneka dore urusengero rwabaye nka business. Ugenda utora 50,000, ibindi 50,000 basi urebe umuntu uri gusabiriza ubimuhereze, nawe agira icyo yimarira, cyangwa agende agure utuntu two kurya. Kuko uriya ni umugisha urenze uwo wakura mu rusengero. Uriya ni umugisha w'imboneka rimwe. Kuko ngo ufashe umuntu ukennye, uri mu bukene, ukamukura mu bukene, uzabicunge, sibyo? Uzamucunge rwose, uzarebe ko utazahabwa umugisha urenze wandi wasenze. Nk'urugero, ndaza kugaruka ko no mupasiteri uheruka kwitaba Imana muri rusange. Buri no mupasiteri wakoraga ibintu byiza cyane, ko bajya bavuga ngo abeza ntago batinda.
uyu mupasiteri uheruka gupfa yafashe abana bo ku muhanda abakura ku muhanda barihira amashuri bariga kuri ya mafaranga y'amaturo. Mwumve ko ya maturo mwatangaga atapfaga ubusa, ayarihirira abana bava mu muhanda bajya ku ishuri, abasubiza mu mashuri bariga neza. Urumva ko yakoze igikorwa cyiza cyane. Urumva ko ibikorwa yakoraga, ya maturo mwatangaga yagendaga akayashyikiriza abantu batifashije akabafasha. Ubwo rero nyaboneka niyo mpamvu mbagira mbanze mbahereze ingero. Mwumva aheruka gupfa, muramuzi, umuntu wakuye abana mu mihanda akazana akabafasha bakiga, abandi bose akajya bafasha. Ngira ngo muramuzi, ntabwo ntibwirwe njya mu bintu byakure cyangwa mu bintu bya danje. Ngira ngo muramuzi, ntabwo ndi bumuvuge. Mu gihe muri rusange rero mpamvu nkubwira ngo nimba ushoboye gufasha, fasha umuntu, niwo mugisha wa mbere ushoboka. Nufasha umuntu utifashije, ntayo Imana izagukubira karindwi koko. Ibintu nkubwira ni ukuri. Noneho tugiye gusobanura igisobanuro cy'Imana. Imana ntabwo ari umuntu, my friend. Imana ni umwuka. Ninkubwira ngo Imana ni umwuka, ni ukuvuga ngo Imana ibiri hano ariko twese kabiturimo muri rusange, tugendana n'Imana. Imana rero ni umwuka. Imana ni umwuka muri rusange. Buri Imana ntabwo igaragara. Hari umuntu urabona Imana kereka kuyirota, ariko Imana ni umwuka. Niba uri guhumeka umwuka muzima, uzamenye ko uri kumwe n'Imana. Nuhumeka umwuka ukumva umwuka uri kukuniga, uzamenye ko Imana iri guhangana na Satani. Kandi buriya Imana niyo muri rusange, Imana niyo nkuru kurenza Satani. Gutese ni ukuvuga ngo Satani nawe yari umwami nk'abandi, sibyo? Kuvuga ngo nyine nawe yari intumwa nk'Imana mu ijuru, sibyo? Ukumva ngo intumwa z'Imana ba Petero bandi, nawe yari intumwa y'Imana. Gusa abonye ko, uribuka yuko nuze Eva, biriya byaha ba Eva bakoze aribyo byatumye twisanga hano natwe ku isi, bikagenda gutya. Ni mu gihe twari kuba tubayeho neza rwose, tumeze neza, twirira divayi, twimereye neza, nyine turi hejuru natwe tumeze nk'abamarayika. Ariko kwa biriya byaha Eva yakoze na Adamu na Eva bakoze, nyine byatumye natwe bitugiraho ingaruka, bituma natwe twisanga mu isi gutya, dushiduka. Satani nawe buriya rero nibavuga kuzimu, ino si no kuzimu, nta kundi kuzimu kubaho. None se impamvu bavuga ngo ino si no kuzimu, uzumve ko arandi hantu hakorera ibindi byaha, ubusambanyi, uburaya, ubugegera, ubujura, kwicana. No kuvuga ngo iyi si no kuzimu. Banza mbibabwire, iyi si no kuzimu muri rusange. Mama mbabwiye isi no kuzimu muri rusange. Se bajya bumva ngo kwa Satani, ngo abantu bajya kuzafura kwa Satani. Kwa Satani ni isi. Okay, reka tugaruke i Roma, sibyo? I Roma ni kwa Papa Francis. Oya, reka ibyo tubyihorere, ibyo by'Iroma reka tubyihorere muri rusange, sibyo? Hari abantu bajya bavuga ngo bajya imaka, n'iby'imaka reka tubyihorere. Abantu bavuga ngo bajya gushaka amafaranga ikuzimu bakayabona, sibyo? Iyo none se ukunze kuvuga ngo bakunda kujya gushaka amafaranga ikuzimu bakayazana. Nta kundi kuzimu. Ukuzimu ni isi muri rusange, niko kuzimu. Nta kundi kuzimu kubaho. Ntibazababeshye, iyi si niyo kuzimu. Numva ngo musobanukiwe rwose. Ni uko nguko byagenze rero kugira ngo Satani yisange mwino si yacu turimo, kuko niko kuzimu Satani turimo. Ariko kubera ko Imana nababwiye ko ari umwuka, sibyo? Umwuka iyo turimo gutya ntabwo Satani yatwegera. Ariko iyo waguye utari kubahiriza iby'Imana cyangwa utari kubahiriza ijambo ry'Imana, ndakubwiza ukuri ko Satani aba ari kugucunga kugira ngo ishakishe ahantu yaguhera kugira ngo ikugwishe. Ngira ngo mwabyumvise, Satani ewana abashakisha uburyo ki yaguhiga kugira ngo akugwishe. Haleluya. Nanjye ndafashijwe kandi ndimo ndababwira ibintu bijyanye n'insengero kugira ngo mubyumve. Twakomeje rero mu kijyanye, ubwo mbaze kubasobanurira Imana muri rusange. Imana ni umwuka na Satani nawe ni umwuka. Twagiye dukomeze. Tugiye kugaruka ku kijyanye no gutura amafaranga bagashyiraho IBM kugira ngo bajye basorera igihugu, kugira ngo igihugu kijye kibona ko ayo mafaranga. Mu gihe urusengero rushaka kwinjiza miliyoni 10 buri cyumweru, nabwo urusengero rwinjije miliyoni 10 za buri cyumweru, urumva ko ari business. Ndacyavuga kwa zino sengero nyine zikorera, no kuvuga ngo ni miliyoni 10 zinjiza za buri cyumweru. Izo miliyoni 10 urumva ko ari nyinshi muri rusange.
niyo mpamvu rero leta yashyizeho IBM muri rusange kugira ngo bajye babasha kugira ute gutura ariko banasore kugira ngo ano mafaranga nanone agaruka twubakire no mu muhanda kuko basanze biriya bintu bidakwiriye byo guturisha abantu amafaranga natwe nibaduheho cyangwa ngo agire ibikorwa remezo akora. Niyo mpamvu rero IBM yagiyeho kugira ngo bajye babasha gusora muri rusange, ndetse umukozi wa Rwanda Revenue agomba kuba ari mu rusengero bakabara amafaranga hari kugira ngo babone amafaranga yinjiye. Icyo cyumweru hinjiye amafaranga angana ate kugira ngo batazabeshya. Buriya nuko abantu bakorera Imana nabo barabeshya, ubwo ngo bajya bavuga ngo n'intungane bwira icumuye karindwi. Nimba intungane bwira icumuye karindwi wowe ukaba uri umuntu wowe urinde wo kudacumura, ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu n'izo ntungane bwira zicumuye karindwi ariko zigacumura. Rero urugero sibyo bashobora guturisha nka miliyoni 10 bakavuga ati havuyemo miliyoni 2. Kumva nyine barabeshye ni cyaha nabura nta muntu udakora icyaha ntibazababeshye sibyo. Ibyaha turabikora pe, ariko biterwa n'icyaha icyo wakoze cyari icyaha Imana yakikubabarira, ariko icyaha Imana itakubabarira gusambana ariko nakira kibabarira. By the way nta kintu Imana itakubabarira muri rusange. Ubwo ndakeka murabyumvise uburyo cyaje IBM. Imana ni umwuka, impamvu IBM yajeho no kugira ngo bajye basora ari amafaranga aze yubake ibikorwa remezo, ndetse nongeye kubabwira ko ari amaturo abapasiteri barayirira, ariko wifasha ugafasha abana nka 3 buri Imana iguha umugisha kurenza abandi bose. Namugera no tujye kugaruka ku nsengero zikomeye ADPR, Isilamu n'abanyagatolika muri rusange. Ariya maturo aragenda akagera i Roma, no kuvuga ngo amaturo y'abanyagatolika yo arasirika. Abanyagatolika bari abapasiteri oya nabo bita abapasiteri bita abapadiri, bari abapadiri bo barahembwa. No kuvuga ngo ariya mafaranga y'amaturo ahita akomeza akagenda, ntabwo bemerewe kuyafataho. Buri abari konti yemerewe kugenda bakahita babika amaturo. Nyine murabona insengero bubaka zigezweho, uzabona urusengero rwabo n'urusengero ruba urusengero runini ruzimushobora gusanga urusengero rwubakishijwe nka miliyari 5. My friend, abanyagatolika nabaherwe abanyagatolika. Niyo umuntu yagenda atura 100 pe, reka nkubwize ukuri abo ni amaturo banga pe, sibyo reka nkubwire ni amaturo banga na 20 n'10 bararifata. Ariko babaza amaturo abanyarwanda baba batuye cyangwa abanyamahanga baba batuye muri rusange mu bihugu bigiye bitandukanye, amatura bari menshi ndabigutuye. Amatura bari menshi ku rwego rwo hejuru, kuko Imana uzi ko usanga urusengero rurimo nk'abantu 5,000 mu rusengero rumwe. N'umuntu yagenda atura 20 nushaka uteranye ayo mafaranga umve okay, n'umuntu yatuye igiceri cy'ijana ushaka uteranye ayo mafaranga umve ngo ntangaye. None harimo n'abatura 500, abatura 1000, abatura 5. Urumva ko ubushobozi bw'abantu butangana, urumva atari abaherwe. Ari amafaranga rero yo aragenda akikiriza bamwe na bamwe. Ntabwo navuga ngo n'abapadiri nabo arabakiza, ngira ngo murabizi ko umupadiri abafite ahantu ho kuba, abafite imodoka baba bamwitayeho ikindi ku kindi, sibyo se? Abapadiri baba bitayeho, niyo mpamvu baba bafite abamasera. Ndazagaruka kwa kano kantu ka masera na padiri. Nukuvuga ngo padiri ntago aba yemeye gushaka umugore, masera ntago aba yemeye gushaka umugabo, ariko padiri na masera ntago baba bemeye nyine gushaka muri rusange. Ese aya mahame ibi bintu koko nibyo? Ariko ntacyo, ni amahame yabo kugira ngo bajye bakora akazi kabo neza fresh 5 kwa 5. Aha, sasa rero turaza gukomeza tuvuga kwa kino kintu. Nta mupadiri wemeye gushaka umugore, ntabwo yemeye gushaka umugore. Niyo byagenda bitekereka yavuye mu bupadiri. Nta na masera wemerewe gushaka umugabo, ntiyemerewe kubyara. Padiri ntiyemeye kubyara, masera ntiyemeye kubyara. Baba bagomba kuba ari isugi undi ari imanzi. Ubuzima waba ushobora kuva ku myaka yawe 15 ukareba ugera ku myaka 80 utazi ku kidari nagusambana nyine utakwirongorera, uri umugore utarongorwa. Uyu ni umwuka kabisa, ni umwuka w'Imana uba ari n'umugisha cyane. Uvuga ngo aba bariyeguriye Imana muri rusange, aba bariyeguriye Imana. Ariko burari wasanga n'indi miti baba bahaye kugira ngo imibiri buriya idashiduka, buriya ngo bisange bakoze icyaha. Ntawamenya nyine tu.
ni ukuvuga ngo rero tugiye gukomeza kugira ngo ducunguze uburyo umwete, dore amasaha yadufashe muri rusange, ariko reka bino bintu tubirangize hakiri kare. So muri rusange rero twabandanyije, ubwo namaze kubasobanurira ibisobanuro bigiye bitandukanye byo ku nsengero n'iki. So izindi nsengero rero zigiye zikomeye, ADPR, Gaturika, Abisilamu, amafaranga aragenda agakorozinga akagera henshi hashoboka. Muri rusange rero Imana ibaho umugisha, Imana ibaho ubuzima buzira umuze, Imana ibaha amafaranga n'ibindi bitandukanye, kandi Imana ijye ibaha guhaha mukaronka, Imana ijye ibarinda. kandi kinamwe mujye mukora subscribe ku Kidasamura Movie, Kidasamura TV Rwanda. Kora subscribe munyarwanda kazi, se kuki utakora subscribe? Kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, kuko nukora akantu ka subscribe buriya uzaba dukubise motivation. Imana ni igiguha nawe ijye uduha, sinkirirwe mvuga ibintu byinshi. Imana nimba yaguhaye nawe